Inshuti z'Imana turabasuje mu izina rya Yesu. Iyi ni Moise Gospel TV ikomeje kubagezaho ibiganiro nk'ibi. Uno munsi twifuje kuganira bimwe mu bintu byatuma twiyubaka nk'umuryango kugira ngo tubone kuba abakristo buzuye. Turishimye kuko Imana yaturinze, nawe aho uri yarakurinze. Twese dufite amashimwe menshi cyane. Ni byinshi twavuga, ni byinshi twakora kugira ngo twereke Imana yuko yakomeje kuturinda. Amashimwe yo ni menshi, turayafite twese. Iyo twibutse tukiri batoya, iyo twibutse twarakuze, iyo twibutse twarashatse, aba ari igitangaza cy'Imana. Ni ukuri turishimye cyane muri uno mugoroba. Imana ikomeje kungira neza, namwe ndabizi ko yabagiriye neza. Tugiye rero kuganira topic y'uno munsi iravuga ngo urukundo rwuzuye mu muryango. Niyo nkingi ya mbere y'ubukristu, duhereye mu muryango. Topic yacu ni ubwenge. Buri imiryango myinshi iriho kubw'ubwenge bafite. Imiryango myinshi ikomeye yuko hari ubwo babasha gukoresha ubwenge mu buzima bwabo bwa buri munsi. Impamvu nateguye ino topic kugira ngo tuyiganireho, kugira ngo nawe wumve ko nubyumva hari ibyo wakongeraho. Ariko ijambo ry'Imana cyangwa se ubwenge bugaragarira ahantu henshi, ariko ubwenge bwa mbere bugaragarira mu mivugire yawe. Iyo mu mivugire yawe uvuga ibintu witonze, ukavuga ibintu uciye make, ukavuga ibintu bidateye isoni, ukavuga ibintu buri umwe wese yakumva nari kumwe n'abana be n'abantu bakuru, ntiyumve ko harimo ikibazo, uwo muntu aba ari umunyabwenge. Ariko iyo umuntu adafite ubwenge muri we, ajya asanga yavuze ibintu ntamenye urwego arimo rwo kuvuga ikintu icyo ari cyo. Akaba yavuga ikintu giteye isoni ari kumwe n'abana, bari kumwe n'abashyitsi. Buriya imivugire yacu niyo ituma dusobanukirwa yuko, cyangwa abandi bagasobanukirwa ko tutari abanyabwenge, cyangwa se ko turi abanyabwenge. Kugira rero tube muri ino si tutabashije buri umwe wese kutunyuzamo ijisho, ni uko tugira ubwenge mu mivugire yacu. Iyo dufite imivugire itari myiza, icyizere muri twebwe kirabura. Batangira kubona ko udashobotse. Hejuru y'uko utamenya gukontorora ubwenge bwawe, umenye imivugire yawe. Ubwenge, definition y'ubwenge iragoye cyane kandi iroroshye, gusa bitewe n'uwibwiye. Ubwenge sinzi definition y'ubwenge. Iyo umuntu avuze ubwenge, gusa ubwenge Bibiliya iratubwira ngo kumenya kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kumenya Uwiteka nibwo bwenge. Kumenya ubwenge, definition yanjye y'ubwenge uko nyumva, definition y'ubwenge ni ugutoranya cyangwa se kumenya icyiza. Nibwo numva ko ari ubwenge. Nawe ufite iyawe, ariko icyo nshaka kuvuga, kugira tube umuryango wuzuye, ni uko tuba dufite ubwenge. Ni gute twakoresha rero ubwenge kugira ngo tube umuryango wuzuye, tubashe kuba abakristo buzuye, ariko twagize umuryango ufite ubwenge? Icya mbere ni uko tugomba kuba dufite ukuri. Nitugira ukuri muri twebwe, imiryango yacu izatungwa n'ubwenge. Kuko ufite intege nkenya, tuzabasha gukoresha ubwenge kugira tumwiyegereze, tumwungure ku bwenge, tumwereke inzira akwiriye kunyuramo. Yesu ashimwe cyane.
ariko mu gihe muri twebwe tutari twabasha gukoresha ubwenge neza, bizatugora kugira ngo imiryango yacu yegerane, yongere ihuze urugwiro, buri umwe atagiye ahiwe. Impamvu usanga abantu bavukana ariko ugasanga mugenzi we barapfa isambu, habuze ubwenge bwo kumenya icyo bapfana. Ubu iyo upfana n'umuntu ikintu abantu bajya ni ibisanzwe, si ibisanzwe. Menya impamvu utavukanye na runaka, menya impamvu wavukanye na mugenzi wawe, na murumuna wawe, na mushiki wawe. Ni uko Imana yabishatse. Rero biha agaciro, usobanukirwe ubwenge, turasabwa ubwenge. Impamvu utavukanye nanjye si ikibazo kuba tutaravukanye, ahubwo impamvu nuyisobanukirwa uzamenya akamaro k'umuryango wawe, uzamenya akamaro k'ababyeyi bawe. Kugira tugire umuryango wuzuye ufite ubwenge, dufite aho tubikomora. Igihe muri twebwe tudafite ababyeyi bafite ubwenge, biragoye twebwe nk'abana, nk'urubyiruko, kugira ngo tuzabone aho dukura ubwenge. Amen. Ubwenge, iyo ababyeyi bacu bafite ubwenge, tubasha kubakuraho ubwenge. Ariko bitavuze ko hari n'abananiranye ababyeyi babo bafite ubwenge, ibyo nabyo bibaho. Ariko mu gutozwa mu rugo rwawe, nugira kirazira, ubwenge buzaboneka. Nabamo indangagaciro warabigishije, ubwenge buzaza. Ubwenge si nkubwira ngo basazane biroti iriho amanota 100 ku yandi, oya. Hano hirya ibyishe urubyiruko murabizi, ibiyobyabwenge n'ibindi. Ariko iyo ufite abana bawe ukabona muri ibyo byose ntibabirimo, abo ni abanyabwenge. Amahirwe menshi tuyabura kuko hari ibyo twagiyemo bitadufitiye akamaro. Igihe muri twebwe dufite ibyo twagiyemo bidufitiye inyungu n'akamaro, twirinze amarangamutima yacu. Mperutse kuganira n'umuntu, ndamubwira ngo ndamubwira ati numva ushaka gutera imbere muri wewe, uzirinda amarangamutima yawe ko aganza aba arije imbere ku cyo ushaka. Kuko amarangamutima akwerekamo ibyo urimo ko ari byo by'ingenzi, bikakwima gutekereza ejo. Ariko iyo utsinze amarangamutima yawe ukayatsinda, ejo bikujya agaciro. Rero wikumva ko ugomba gushyira amarangamutima imbere. Tsinda amarangamutima ubashe kugera aho ushaka kugera. Amarangamutima aguha none, akwemeje. Dukomeze ubwenge. Umuryango wacu ukeneye ubwenge, umuryango wawe ukeneye ubwenge. Ni iki tuzakora kugira ngo tugire umuryango wuzuye? Ubwenge nibwo bwa mbere, guca bugufi, urukundo, ibyishimo. Umuryango ufite ibyo bintu mvuze ni umuryango ukomeye cyane. Erega twese ibyo tujya twikora, ntawe utazi Imana kwibaho. N'abariya bajya ubona abenshi bajya babikora kugira ngo bavuge ko bamamaye. Twese turabizi Imana kwibaho. Afite abo bantu uzababonera ahantu hatandukanye, yahuye n'ikibazo ajya ahinduka. Buriya abantu iyo dutandukanye n'abandi, buri muntu afite aho ajya apfukama imbere y'Imana. Tuzirinde gucira abantu imanza kuko situzi aho bihaniye. Ikibazo, intambara za mbere tugira ni izo mu mwuka. Intambara za mbere tugira ni uko twebwe twumva ko tugomba guca imanza bitewe n'uno munsi uko twabonye ibintu. Abo ducira imanza hari aho bihaniye. Twebwe guta umwanya w'ubusa ducira abantu imanza, ahubwo dutakaza umwanya mwinshi twiyegereza abantu, tubaganiriza ibyiza Imana yadukoreye. Igihe muri twebwe dufite guhangana mu miryango yacu, hazaba harimo ibibazo byinshi. Ariko nidufatikanya hamwe, umuryango, umugore, abana, tugahuza umugambi umwe n'abandi bavandimwe tuvukana n'abaturanyi, ineza izatugeraho. Impamvu usanga uno munsi dufite ibyo dupfa, abaturanyi batuye mu bindi bihugu tutumvikana, hari imbaraga z'umwuka mubi zituganza. Sasa intambara ikomeye ya mbere, si intambara ya mbere tujya turwana tugatsindwa, nuko turwana n'icyo tutareba.
buriya ubasha kurwana umwanzi wawe murwana murebana, uba ufite amahirwe yo kuba wamucika cyangwa ukamutanga ukamuganza. Ariko dufite umwanzi ujya utugabaho ibitero atwihishe watureba. Niyo mpamvu ujya usanga twese turi mu makosa. Ariko reka dutahure imbaraga zo mu mwuka, kadutahure kugira ngo tubashe kuganza umwanzi adutera tutareba, niyo ajya dukubita tudashoboye. Ariko igihe kirageze ngo dusenge Imana iduhe ubwenge, itwagure no mu mwuka. Ibintu byinshi twebwe tujya turwana mu buryo bwo mu mubiri, ariko mu buryo bwo mu mwuka niyo twasubiye inyuma. Ariko inshuti zanjye ndababwira ngo duharanire kugira ubwenge bwuzuye, tugire indangagaciro, tugire urukundo rwuzuye, twirinde amarangamutima y'uko ariyo adukoresha, kuko amarangamutima azatuma hari abo tutabasha guha icyo badafite. Dukurikize bene bacu. Yego nabyo ni byiza ko barumuna bawe abavandimwe bawe bafasha, ariko mu gihe ugifite amarangamutima yuzuye nibo bonyine uzafasha, nta bandi. Babanziriza abo bafasha, ariko utera indi ntambwe ufasha abandi. Akenshi tujya duhiga imihigo, ariko kwihigura bikananirana, ukaba wibitsemo igihe ngo nzabikora. Ariko igihe kirageze ngo ibyawe byasohoye, igihe kirageze ngo utange amashimwe, igihe kirageze ushime Imana yo mu ijuru ko yabigukoreye. Inama y'uno munsi nababwira, igihe kirageze wubake igicaniro iwawe mu rugo, mwubake amasengesho we n'umuryango wawe. Wahoraga wibaza ngo se n'iki cyahagarika guterana, mwarabibonye. Ariko igihe kirageze mwubake igicaniro iwanyu mu rugo kugira ngo mubone ubwiza bw'Imana. Nta kindi muzabona, nta rindi sengesho riruta ayandi uretse ayanyu nk'umuryango, umumama, umupapa n'abana. Uwo ni wo iryo sengesho n'Imana iryumvishe. Haleluya. Impamvu mbivuga, nshobora kuba mfite itangiriro ry'aho twabitangiriye, ariko iyo tuyasenze ayo masengesho tujya twumva ari amasengesho akomeye. No guterana n'abandi ni byiza, ariko mu gihe bidashobotse ni ukuvuga ngo igicaniro ntikigomba kuzima. Ariko reka igicaniro cy'uno munsi, ubwenge dufite twubake igicaniro iwacu mu rugo. Haleluya. Imbaraga z'Imana mureke zidukorere muri twebwe mu muryango, ubundi murebe ko tuzambuka imipaka no ku isi hose tuvuga ijambo ry'Imana. Igihe muri twebwe tutari twatangira kuvuga ijambo ry'Imana iwacu mu ngo, ivugabutumwa ritangirira iwanyu mu nzu, rigakomeza ku baturanyi, rigakomeza ahantu hose, ukabona kuja mu macaci n'ahandi. Ariko mu gihe muri mwebwe mutatangiriye kwamamaza ubutumwa bwiza mubihereye iwanyu, igihe cyo kuvuga ngo amateraniro ahuza abantu benshi arahagaze, tuzazima tujye hasi. Turashima ababyeyi bacu ko bakijijwe, ariko se twebwe nk'urubyiruko dufite ino myaka, ni iki turi gutekereza ku bazadukomokaho? Abazadukomokaho bazabaho gute nta jambo ry'Imana? Dukwiye kurwana cyane. Nitutamenya ijambo ry'Imana, abana bazadukomokaho sinzi uko bizagenda. Ariko ndabashimiye kubwo uruhare rwanyu, mukomeza kudufasha kugira ngo nk'ababyeyi dukomeze gutambutsa ijambo ry'Imana. Aya ni amahirwe y'uno munsi dufite, ni uko hari ababyeyi basenze. Ariko isi turimo, twebwe nk'urubyiruko dufite intambara zikomeye. abazadukomokaho ese bo bazabona iki? Ni byinshi dukwiye kwibaza. Dukwiye gukoresha ubwenge bwacu kugira turebe ko ejo ko amatara azaka. Imana ikomeze kuturinda umwijima.
bifurije muri uno mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mwaka wo guhabwa amasezerano, uwo mwaka wo guhabwa imigisha mu miryango yanyu, uwo mwaka wo guhabwa igicaniro iwanyu mu rugo, uwo mwaka wo gusubirana n'abavandimwe bawe, uwo mwaka wo kongera kubana n'inshuti zawe, uwo mwaka wo kongera guhura n'abaturanyi yawe mugahana yambo mugasuhuzanya. Erega ubukristo tujya tubushakira aho butari. Banza umenye ko uwo mutakajya muvugana umwandikire message umubwire ngo mwaramutse. Ubukristo buheraho. Reba nimero tuza muri telefone, ariko izinshi zimazemo imyaka 10 zimazemo imyaka 7 imyaka 5 nta n'umwe wari wabwira ngo mwaramutse. Uko tureba stati z'abantu, reka aba ariko tubandikira. Amatelefone arahari ni meza, ariko biragoye kuba utunze nimero imyaka 3 ine 5 nta muntu wari wabwira mwaramutse. Erega ntukajya wibaza ngo nabo ntibajya banyandikira. Oya, bikore, umutima wawe uzacana. Ntukajya ukora ikintu kugira kigucira urubanza, jya ukora ikintu ukikuraho kugira ngo urubanza rukuveho. Ubwenge, nidusobanukirwa ubwenge ibyo ari byo, tuzahindura ibyananiranye, tuzatsinda intambara nyinshi, tuzatsinda ibibazo byinshi nitugira ubwenge bwo gusobanukirwa icyo dushaka. Reka imbaraga z'Imana ziganze muri uno mugoroba. Reka wowe unyumva nawe ufite message, ufite ubuhamya, ufite ibyo Imana yagukoreye byinshi, ufite amashimwe menshi, ariko hagarana n'umuryango wa mwubaka igicaniro muri 2021. Mwubaka igicaniro iwanyu mu rugo, muzaba muvuga amashimwe y'Imana yuko mwubatse igicaniro, mwabonye ibisubizo by'Imana. Ni byinshi twavuga, ariko imbaraga z'Imana muri uno mugoroba, reka mbabwire ngo ujye ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wawe n'umuryango wawe, ufata umwanya wo kuganiriza inshuti zawe. Uzaba ubonye ubwenge bw'igishoro cy'ejo. Nubana neza n'abaturanyi bawe, uba urimo urereka abana bawe bazabana n'abandi neza. Erega gupfa si ikibazo. Impamvu dutinya gupfa muri twebwe, nanjye ndimo, nuko tuzi ko hari ibyo tutakemuye, nuko tuzi ko hari amanyanga twakoze tutari twakemura. Ariko nitugira ubwenge bwo gusobanukirwa gukora neza, ntabwo tuzatinya urupfu, kuko dufite kwizera muri twebwe Kristo ko yadupfiriye. Amen. Kristo yaradupfiriye, ariko tujya tubyumva ku magambo, ariko nitugira ubwenge bwo kubisobanukirwa ari hafi kugaruka. Witinya gupfa, ahubwo sigira ukemuye ibibazo bituma utinya gupfa. Mpamvu utinya gupfa nuko ari ibyo utari watungana. Umutima wawe ugushinja urubanza rwinshi, ariko niyo waba upfuye, abana bawe, inshuti zawe basigire kuvugwa neza, basigire imirimo myiza wakoze, basigire amagambo meza y'urukundo, basigire ubujyanama. Ibyo byose bazabukwibukiraho. Bazajya babona abana bawe, inshuti zawe, bavuge ngo abana ba runaka, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ababyeyi bawe hari icyo badufashije. Ngaho ibaze mu bwenge bwawe, n'iki uramutse ugiye ubu, si ibyo nkwifuriza, ariko twese niyo nzira. N'icyo uzaba usigiye abantu. Ese abana bawe ntuzabasigira mu rukiko n'imanza? Imitungo kuyibasigira ni myiza, ariko basigire kumenya Kristo, basigire gusobanukirwa Imana, basigire igicaniro wubatse bazakomeza bagasengera, ijambo ry'Imana ribaganza.
turabasengeye muri uno mugoroba, tubifurije weekend nziza, tubifurije icyumweru cyiza. Imana ikomeze kubaganza, Imana ikomeze kubaha ubwenge, Imana ikomeze kubaha igikundiro. Reka dusenga tubwira Imana ngo mu 2021 Imana ibaha urukundo, Imana ibaha ubwenge, Imana ibaha ubumenyi, Imana isubize imitima yanyu, Imana ibagure. Mana yo mu ijuru, turakwishimiye uko ubashe kubana natwe. Yari ikiganiro twasabaga cyatwunguranaga ibitekerezo tuvuga ngo Mana ukomeze kuduha ubwenge kugira ngo duhindure ibyananiranye. Dutsindwa buri munsi tukaba abanyantege nke mu buryo bwo mu mwuka. Mana tujya tuza imbere yawe tukongera tukanebwa, ariko Mana tusabye Mana uduhe kubaka igicaniro mu 2021, uduhe kubaka igicaniro iwacu mu rugo. Mana we, kugira ngo duhuze n'abafite umwuka wawe biradusaba ubwenge, biradusaba kugira inshuti z'akamaro, biradusaba kureka ibitadufitiye akamaro. Mana yo mu ijuru we, turagutaramiye Mana, ubashe kuturinda, ubashe kuduha ubwenge. Ibi byose nuko twabuze ubwenge, tujya tugira umwanya wo kuvuga imbaraga z'ikibazo, sidusobanukirwa imbaraga z'igisubizo. Mana ukomeze kuturinda, ukomeze kuturinda, ukomeze kuturinda Data, ukomeze kuturinda, uduhe gutahura imbaraga z'Imana. Batuye kugira ibihe byiza, batuye kugira ibyishimo n'umuryango wawe. Mwubake igicaniro, ibyiza by'Imana biri muri icyo gicaniro mugiye gutangira kubaka iwanyu muntu. Aho muri ku migabane itandukanye, muri Afurika, i Burayi, Aziya n'ahandi, Imana ikomeze kubana nawe. Icyubahiro cy'Imana kiganze, mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho. Inkunga yawe irakenewe muri bino biganiro. Ni byinshi ufite nawe waduhuguraho tugasangira ibyiza by'Imana. Erega mbabwire rino jambo, ntawe ufite ibyo abandi badafite. Buri umwe wese ntiyihagije kugira ngo tuganire ubwiza bw'Imana. Ibyo ufite ubinganirije nkakubwira ibyo mfite, twubaka igicaniro gikomeye cy'amashimwe. Yambifurije ibihe byiza mwebwe n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu. Imana ikomeze kubarinda no kubagirira neza. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bizajya biza mu bikurikirane. Imana yo mu ijuru ibarinde kandi bagire neza. Murakoze.